Amatara y'ibinyabiziga rero amurika ni amatara y'ibinyabiziga abonesha, amurika inzira nyabagendwa, umuyobozi akabasha kureba ahantu agenda anyura, akabasha kugenda akandagira ahantu abona neza, yaba ajya imbere cyangwa yaba arimo kujya inyuma. Ayo ni amatara amurika. Hanyuma rero amatara y'ibinyabiziga yacu nk'uko tumaze kwivuga, dufite ubwoko bwa mbere amatara amurika. Amatara maremare, twihuse, amatara maremare ni amatara y'ibinyabiziga abonesha, amurika imbere y'icyo kinyabiziga mu ntambwe ndende, imbere y'icyo kinyabiziga ngo agafasha umuyobozi kugira ngo abashe kumureba umuhanda kure hashoboka hafi ya wose. Igihe ari wenyine mu muhanda nibwo akoresha amatara maremare kugira ngo umurike umuhanda kure hashoboka hafi ya wose. Hanyuma hakaza amatara magufi, ari amatara yo kubisikana. Kubisikana ubundi ni igikinyabiziga kirimo kuzamuka, ikindi kirimo kumanuka. Bivuze ngo hari abantu murimo guhura, nimba hari abantu murimo kubisikana mugiye guhura, ubwo bivuze ngo urazimya amatara maremare ucana amatara magufi. Niyo mpamvu bayita amatara yo kubisikana. Hanyuma hakaza amatara yo gusubira inyuma. Amatara yo gusubira inyuma ni amatara y'ivansi. Mujya mubona imodoka bashyize muri vansi itangiye gusubira inyuma, hari amatara ahita yaka, aba ari umweru. Ni amatara y'ikinyabiziga abonesha inyuma y'icyo kinyabiziga kugira ngo umuyobozi abashe kugenda akandagira ahantu abona. Hanyuma hakaza amatara kamenabihu. Amatara kamenabihu, ibihu ndumva mubizi, ibihu cyangwa se ikibunda, kwa kundi haza ikintu kimeze nk'umwotsi kikabudika ukabona umuntu atari kureba abantu bari imbere ye, kina nicyo bita igihu. Igihu rero iyo cyabuditse, hari ukuntu imvura igwa ikaba nyinshi cyane ku buryo umuyobozi atabasha kureba imbere ye, hari ukuntu umuhanda haza umukungu ugahuha ukazamuka ukaba mwinshi cyane ku buryo umuyobozi atabasha kureba imbere ye. Icyo gihe nibwo dukoresha amatara kamenabihu. Bivuze ngo amatara kamenabihu ni amatara y'ibinyabiziga akoreshwa iyo igihu cyabuditse, iyo imvura ari nyinshi n'igihe umukungu ari mwinshi. Hakaza amatara itara rishakisha. Ni itara rikoreshwa, ni itara ridahindukizwa n'umuyobozi bidatewe nuko ikinyabiziga kigenda, cyangwa se ni itara rihindukizwa n'umuyobozi bidatewe nuko ikinyabiziga kigenda. Ni itara ni nk'itoroshi. Ni nk'itoroshi icyo kinyabiziga barifungira ku kinyabiziga kugira ngo arikoreshe amurika agiye gukorera, cyangwa se bitewe akenshi wenda nk'ibimashini bihinga cyangwa bicukura igihe cya nijoro, arikoresha nk'itoroshi y'icyo kinyabiziga bakarifungiraho kugira ngo amurika agiye gucukura cyangwa agiye guhinga, akaba yarihindukiza akamurika agiye gucukura cyangwa agiye guhinga, akarindukiza akamurika agiye gucukura cyangwa agiye guhinga. Bitabuje ko icyo kinyabiziga gifite amatara maremare, amatara magufi n'amatara za kamenabihu akoresha agenda mu nzira nyabagendwa. Akaza akagarura rumuri. Ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kikoherejeho. Mu ndimi z'amahanga bakita reflector cyangwa se reflecteur. Ni akantu kagarura urumuri. Ubundi ni itara ryaka ruko iyo urimuritseho nibwo rishashagirana rikarabagirana rigatari gusubiza rwa rumuri, nawe rikagusubiza rikakumurikaho. Ako niko bita kagarura rumuri. Ayo ni amatara 6 amurika.